Bakunzi ba God's Kingdom TVR, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nanone nk'uko bisanzwe, ah, turagarutse kugira ngo dufatanye kwiga ibyanditswe, turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma ah, ngira ngo muri uyu mwanya ah, tuze gufata ikiganiro kimwe. Hari igiterane cyabayeho, ngira ngo nshyize kuri sikirini yanyu. Hano murabibona dukoze zumu, ngira ngo gutya tukazamura. Murabona hano hari ahantu ngo hari habaye igiterane. Reka ngerageze guserekitinga igiterane mbwirwaruhame cyaberaga mu Biryogo, ahahoze isoko. Nk'uko mubibona ni igice cya kabiri, cyanyuze ku muyoboro wa Dawa Rwanda TV. Ni umuyoboro w'Abayisilamu ucishwaho ibiganiro by'ivugabutumwa byumvikana bya Isilamu. Hanyuma ndagira ngo dufatanye muri uyu mwanya gukora isesengura dushingiye ku byo bavugamo hano, tuze kwiyumvira natwe. Ndibwira yuko maze igihe nkoresha amagambo nkavuga ngo Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ry'Imana muzamenya ukuri kuri kubabature, kandi ngo umwana n'ababatura nibwo muzaba mubatuye by'ukuri. So uyu mwanya ndagira ngo twumve igice gitoya cy'amagambo hano Sindayigaya yarimo avugaho, hanyuma dukore komantere. Reka nshyiremo ikiganiro hanyuma tubyumve. Tuze gukora komantere inyuma. Karibu mwese. n'umuntu wama muhammadun illa rasulun qad khalat. Ihangane nsubize inyuma gato. Icyo nari ndi gusubiza rero, muzehe yabajije n'abaretse yumva igisubizo baze no kumusubiza icya kabiri. Muhammadi n'umuntu wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Imana muri Quran iravuga ngo Muhammadi nta kindi ari cyo uretse kuba intumwa y'Imana, kandi hari n'abandi bahanuzi bamubanjirije, ba Aburahamu, ba Yakobo, ba Isaka, ba Mose, bose murabazi. Rero nabo barapfuye, na Muhammadi n'umuntu nawe yarapfuye. Muhammadi rero ariko nubwo yapfuye, ariko ubutumwa bwe burakomeje. Nta yindi ntumwa, nta wundi muhanuzi uzabaho nyuma y'intumwa Muhammad. Imana imuhe amahoro n'imigisha kugeza ku munsi w'imperuka. Ubwo baza gusubiza icya Yesu baragisubiza. Nagira ngo gusa mvuge ngo Yesu iby'agakiza, twebwe twemera ko Yesu mu myemerere yacu, Yesu ntiyabambwe, nta nubwo yishwe, ariko ibyo barabishatse wenda bizaza mu isomo rindi. Ariko nshaka kuvuga, Yesu Imana yaramutabaye iramuzamura iwayo mu ijuru, n'ubu ngubu twemera ko ariho ari. Hanyuma azagaruka ku isi mu bimenyetso bikuru by'imperuka. Hanyuma Yesu nako nagaruka ntabwo azaza kuvuga ubutumwa, kuko ubutumwa bwe bwararangiye, ariko azaza nawe apfe, abantu bamushyingure. Kandi Yesu turamukunda, ni intumwa y'Imana alayhi salam. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Ikibazo cya kabiri, Toyibu naze. Guys, ngira ngo maje kumva amagambo ya Sindayigaya. Amagambo ya Sindayigaya murayumvishe. Avuga ko Yesu atigeze abambwa. Hanyuma ariko reka mpereke kuba yavuze ko Muhammadi nta kindi ari cyo, ahubwo yari umuntu ngo akaba intumwa y'Imana. Hanyuma iyo Mana ye ntabwo sinzi nyine ni Allah, musanzwe mumuzi. Uyatandukanye n'Imana ba Yesu bemeraga, batandukanye n'Imana ba Musa bemeraga. Hanyuma akavuga ko Muhammadi ari we muhanuzi ngo wa nyuma. Ntabwo nzi ibyo ngibyo aho babikura, ariko ni kwa Muhammadi niwe wabibigishije. Reka mpere kuri iki ngiki cy'uko Muhammadi ari umuhanuzi. Icyo kuvuga ko Muhammadi ari umuhanuzi,
ndagira ngo wowe ukurikiye iki kiganiro wibaze ni iki kigira umuntu umuhanuzi. Ubundi umuhanuzi aba umuhanuzi kubera ko ibyo yagize ubuhanuzi ahanura, kandi ubwo buhanuzi bukaba bugomba gusohora. Reka ntange urugero ahangaha, Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo, dusomye igice cyose ushatse wabonamo amagambo, murabibona hano kuri screen zanyu. Haravuga ngo Abisirayeli bahanurirwa ko umuhanuzi Mesiya azaturuka muri bo. Ndagira ngo mbabwire ko muri iki gice cya 18 ku murongo wa 18 niho uzasanga abigisha Abayisilamu benshi babeshya ko uwahanurwaga hano ari nde, ari Muhammad. Ariko nk'uko mubibona hano, ni Mesiya wahanurwaga hano, ntabwo ari Muhammad. Reka twumve aya magambo icyo avuga. Hano baravuga ngo abatambyi b'Abalewi ndetse umuryango wa Lewi wose ntibagire umugabane cyangwa gakondo mu Bisirayeli, ahubwo barye ku bitambo bitambirwa Uwiteka bigakongorwa n'umuriro, batungwe na gakondo ye. Ntibazagire gakondo muri bene wabo, Uwiteka niwe gakondo yabo nk'uko yababwiye. Uyu aba ari wuba umwanya w'abatambyi abantu bakwiriye kubakurira. Abatamba igitambo cy'inka cyangwa cy'intama bajye bakurira umutambyi urusyi rw'ukuboko n'imisaya n'igifu. Reka ntarakomeza, wowe ukurikiye ndagira ngo utege amatwi aha hantu cyane uharebe. Hano murabona neza yuko abatambyi b'Abalewi ndetse umuryango wa Lewi wose, abatambyi b'Abalewi, ni ukubera impamvu Bibiliya ivuga hano ni uko abatambyi bakomokaga mu muryango wa Lewi cyangwa se w'Abalewi. Muzi ko Yakobo yari afite abana 12, umukuru yitwaga Rubeni, uwa kabiri akitwa Simiyoni, undi akitwa Yuda, undi akitwa, imiryango yabo murayizi, niba utayizi wafata Bibiliya ukajya gusoma. Hanyuma iyo miryango yose yari ifite inshingano Imana yayihaye. Ku muryango w'Abalewi rero bari barahawe inshingano y'ubutambyi. Hanyuma muri iki gice cya 18 mu Gutegeka kwa kabiri, Mose yarimo abwira uyu muryango w'Abalewi by'umwihariko, ababwira uburyo bazajya bakora umurimo wabo. Twari tugeze ku murongo wa 4, ngira ngo ntarabivugaho. Aha murabona ko hano bavuga ngo umuryango Abisirayeli nibo bahanurirwa ko umuhanuzi Mesiya azaturuka muri bo. Ni mu Bisirayeli, ntabwo ari ahandi yagombaga guturuka. Ni umuhanuzi uzaturuka muri bo. Kandi ngo hano twabonye ku murongo wa 4 niho twari tugeze. Haravuga ngo kandi uzajye umuha umuganura w'amasaka yawe n'uwa vino yawe n'uw'amavuta ya elayo yawe n'uw'ubwoya bw'intama zawe, kuko ari wowe Uwiteka Imana yawe yatoranirije mu miryango yawe yose guhagarara agakora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka, we n'urubyaro rwe iteka ryose. Kandi Umulewi nava aho atuye ahantu hose iwanyu ho mu gihugu cy'Abisirayeli cyose, akajya ahantu Uwiteka azaba yaratoranije abitewe n'umutima ubyifuza rwose, azajye akora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka Imana ye, nk'uko bene wabo bose b'Abalewi bakora, bahagarara imbere y'Uwiteka. Murabona umurimo w'Abalewi uko wari utewe. Umulewi aho yavaga, aramutse avuye aho atuye akajya ahandi mu gihugu cy'Abisirayeli cyose, yari afite uburenganzira bwo gukora umurimo w'Uwiteka. Azajya akora umurimo wera mu izina ry'Uwiteka Imana ye, nk'uko bene wabo bose b'Abalewi bakora, bahagarara imbere y'Uwiteka. Ajye ahwanya n'abandi umugabane w'ibyo kurya, ariko ugeretswe ku biguzi, ku biguzi by'ibyarazwe na ba sekuruza. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu,
cyangwa umurozi cyangwa umwambuzi cyangwa ushikisha cyangwa uragurira abantu ibizababaho cyangwa umushitsi, kuko ukora ibyo wese ari ikizira uwiteka yanga urunuka. Kandi ibyo bizira nibyo bitumye uwiteka imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Iki nacyo wagombye kucyitaho, urebe iby'imana imana ya Isirayeli yitaho cyane. Murebe ibintu yanga, ntabwo ari uko abantu bavuga ngo hari imana nyinshi mbere na mbere, ahubwo hari na moral values cyangwa se indangagaciro ziranga abantu. Reba iby'imana yababwiye hano, yababwiye numara kugera mu gihugu iteka imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Ibyo bizira ni hano mu birebe: muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro. Ahangaha muri biriya bihugu byo hafi ya Isirayeli bajyaga bagira uyu muco wo gucisha abana babo mu muriro, bimeze nko kubatizwa gutyo. Cyangwa hano bakavuga ngo cyangwa ukora iby'ubupfumu, bivuze ngo n'ubupfumu ntibari bemerewe kubukora, cyangwa uragurisha ibicu. Kuragurisha ibicu ndumva ari ijambo mu cyongereza bakoresha, ni nk'abitwa Zoroastrian muri Irani bajyaga babikora, cyangwa se mu Baperse bajyaga bakoresha ubu buryo bwo kuragurisha ibicu cyangwa inyenyeri. Hano ikindi Imana yababwiye ngo cyangwa umupfumu cyangwa umurozi cyangwa umwambuzi cyangwa ushikisha cyangwa uragurira abantu ibizababaho cyangwa umushitsi, kuko ukora ibyo wese ari ikizira uwiteka yanga urunuka. Kandi ibyo bizira nibyo bitumye uwiteka imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Utungane rwose ku uwiteka imana yawe, kuko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko woweho uwiteka imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Uwiteka imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Murabibona abarimo babwirwa duhereye ku murongo wa mbere ni abahe? Ni abatambyi b'Abalewi ndetse n'umuryango, ndetse umuryango wa Lewi wose specifically. Nubwo muri rusange aya magambo yabwirwaga Abisirayeli, ariko ni ukubera yuko directly message yari iy'umuryango wa Lewi, kuko ubutambyi niho bwakomokaga. Hano rero murabona ku murongo wa 13 aravuga ngo utungane rwose ku Uwiteka imana yawe, nk'uko twari tugeze ku murongo wa 15 bavuga ngo Uwiteka imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Murabona aya magambo ari ahangaha, aya murabona ko Imana yarimo abwira aba Bisirayeli ngo imana yawe izabahagurukiza umuhanuzi umeze nkanjye, ni ukuvuga umeze nka Mose, hagati muri mwe mu Bisirayeli, noneho muri bene wanyu. Iri jambo muri bene wanyu impamvu rikoreshejwe ni uko ubutambyi ubusanzwe bwakomokaga hehe? Bwakomokaga mu Balewi nk'uko twabibonye ku murongo wa mbere. Ariko nitugera ku murongo wa 18 muzasanga ku Bayisilamu babeshywa ko muri bene wanyu bivuze ku Bishimayeli. Hanyuma uyu murongo murabona ko uwa 15 wari tuvuga ngo ni umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Ku murongo wa 16 baravuga ngo bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro uti sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka imana yanjye, cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa. Mwene data, ndagira ngo urebe uburyo imana yacu, imana ya Isirayeli, ari imana y'inyembabazi. Muri icyo gihe tugiye kureba muri aya magambo, icyo gihe abantu basabye Mose bifuza ko imana yabavugisha, ariko bitewe n'uko yaje inkuba zigakubita, abantu bagira ubwoba, babwira Mose ngo bari wowe ugenda, azajya bari wowe ugenda uvugane n'Imana, ngo twe ntabwo dushaka kongera kujya kumva Imana, kuko kugira ngo tudapfa. Bagira ubwoba. Ibi ngira ngo uwabishaka yabisoma mu Kuva. Hanyuma guhera icyo gihe nibwo Imana y'ubwayo yagambiriye kugira gute? Kuzagaruka mu bundi buryo iciye bugufi, kugira ngo abantu bumve ijambo ryayo. Niho twavuga ko
reka nabivuga gute? Murabizi ko ibyo tuvuga byose tugerageza kubivuga mu buryo bw'abantu. Ni ukuvuga ko icyo gihe Imana yagambiriye nanone kugira gute, kuzaza mu buryo buciye bugufi, ikaza mu ishusho y'umuntu iciye bugufi, yisanishije n'umuntu, kugira ngo igire gute, umwana w'umuntu abone ubwiza bwayo. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane ukwiriye kumva, ukacyitaho. Reka mvuga kuri iki kintu nkubaze ngo mu byo utekereza Imana yakora mu buzima bwawe, mu byo utekereza wifuza Imana yagukorera, ni ikihe kintu utekereza ko Kristo atakoze? Ni ikihe kintu Yesu Kristo atakoze? Nubwo niyo twafata igihe ari mu isi, iyo yabaga ageze ahari abarwayi yarategekaga abarwayi bagakira. Iyo yageraga hari abapfuye yarategekaga bakazuka. Iyo yageraga hari ahari inyanja yarategekaga inyanja n'umuraba n'imiyaga bikamwumvira. Iyo yabashaga gufata amazi agahinduka inzoga ndetse irusha iz'abandi bageze gute, iz'abandi bakora. Ibi murabyibuka, ni ibitangaza Yesu yakoze. Abadayimoni baramwumviraga. None ndagira ngo wibaze kuri iki kintu, ni igiki wumva utegereje ku Mana Yesu atakoze? Iki ngiki ugitekerezeho, ni ikintu gikomeye cyane. Aha nisubirire muri aya magambo, haravuga ngo bizakubera rwose nk'ibyo wasabiye Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'iteraniro, uti sinkongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye, cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa. Rero impamvu yo kugaruka kwa Mesiya, impamvu yo kugaruka kwa Mesiya ni uko Imana yashakaga kugira ngo ikureho iki kintu cyo kuvuga ngo, aho abantu bavuze ngo ntibakongere kumva ijwi ry'Uwiteka Imana yanjye, cyangwa kubona uyu muriro mwinshi ntazapfa. Muri Yesaya niyo mpamvu muri Yesaya igice cya 9, Yesaya igice cya 9, mwihanganeho gato nkore saci yindi, kuko hariya sinifuza kuza kuhatakaza. Reka nkoreshe Bibiliya yera, tujye gushaka yenda muri Yesaya igice cya 9, Yesaya igice cya 9 ku murongo wa 6, igice cya 9 ku murongo wa 6, turebe uko havuga. Aha naho murabona ko baravuga ibiki? Ibihanura umwami uzavuka ari umukiza, ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Murabona ko hano nanone ni ubuhanuzi bugarutse, bushimangira ubwahanuwe na Mose. Hano murabona haravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura. Nk'ibyo abantu bishima bagabanya iminyago, kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivumye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ibyuma, aha ndagira ngo aya magambo muze kuyitaho. Murabona haravuga ngo kuko umutwaro bamuhekeshaga, uyu mutwaro bamuhekeshaga ni umusaraba yikorejwe kugira ngo agucungure nanjye nshungure. Hanyuma ngo n'ingegene bamukubitaga, Yesu yarakubiswe ku bwanjye nawe, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Uyu ni Yesaya, ni umuhanuzi hano ugira gute ubivuga. N'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivumye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ibyuma bafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose, n'imyenda igaraguwe mu maraso. Iyi myenda igaraguwe mu maraso nabyo mubyibuke, bizaba ibyo gutwikwa, bibe nk'inkwi zo mu muriro. Noneho Yesaya hano arakomeza aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa nde? Azitwa igitangaza, umujyanama, murabyumva, wonderful. Hanyuma umujyanama,
kansara, imana ikomeye, urumva ko azitwa imana ikomeye. Hanyuma icya gatatu, izina rya kane, data wa twese uhoraho, everlasting father, bivuze ko kirisito ni nawe data wa twese, ni nawe data wa twese. hanyuma icya gatandatu ni umwami w'amahoro, prince of peace. noneho ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. ibyo ngibyo uwiteka nyiringabo azabisohoresha umwete we. murabona ko rero hano nanone Yesaya yari yarahanuye ibya kirisito, abivugaho avuga nuko bizagira gute bizagenda. Yesaya abigarukaho henshi. Ntabwo rero reka mfate hano nigarukire handi mu gutegeka kwa kabiri ku murongo wa 17 haravuga ngo uwiteka arambwira ati ibyo bavuze babivuze neza. murimo murabyumva, kuko hano hejuru bavuze iby'uko bari bagize ubwoba, baravuga ngo ntibongere kumva ijwi, ngo ntibakongere kumva ijwi ry'uwiteka imana, cyangwa kubona uyu muriro mwinshi kugira ngo batagire gute badapfa. hanyuma imana iravuga ngo uwiteka arambwira ati uyu ni munsi urimo kuvuga ibyo bavuze babivuze neza. niyo mpamvu hano impamvu yo kuza kwa kirisito ni ukugira ngo imana noneho yongere kuvugana n'abantu bayo iciye bugufi, itaje mu buryo buteye ubwoba. hanyuma kuri uyu murongo murabubona haravuga ngo nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya ababwira ibyo mutegetse byose. kandi utazumvira amagambo yanjye uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. kandi n'ibibazo uti tuzamenya dute ijambo uwiteka atavuze? umuhanuzi navuga mu izina ry'uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'uwiteka, uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. inshuti mwene data wumva iki kiganiro, nushaka urebe kuri aya magambo, aho imana igaragaje uburyo bwo kugenzura umuhanuzi. umuhanuzi w'ukuri n'uhanura ibyo yahanuye bigasohora, ntabwo ari uhanuye ntibisohore. ikindi cya kabiri ni uko ku muhanuzi uzibeshya ngo akavuga ibintu mu izina ry'imana cyangwa mu izina ry'ibindi bigirwamana by'izindi mana, uwo muhanuzi ngo nta kabuza azapfa. Sindayega yatubwiye ko Muhamadi nta kindi yari cyo uretse kuba yari umuhanuzi, kandi ko gupfa yapfuye. Yesu avuga ko Yesu we atapfuye ngo imana yamurinze. nitugendera kuri aya magambo ya hano mu gutegeka kwa kabiri n'ubundi turaza kubona ko Muhamadi nyine we ni umunyabinyoma, so imana yarinze kirisito, kuko n'ubundi ubwo we ari umuhanuzi w'ibinyoma, imana yaramurinze hano. ntabwo kirisito we yapfuye. birashoboka cyane ko hano icyo imana yavugaga ni umuhanuzi ushobora kuza yiyita ko ari we mesiya, kandi iyo ugiye kureba na Muhamadi nawe niko yifashe. yashatse niyo ugiye kureba hano avuga ko ari hejuru ya mesiya, iyo ugiye kureba mu nyigisho za korowani, niyo mpamvu bavuga ngo niwe muhanuzi wa nyuma, ni nawe ngo muhanuzi uruta abandi bahanuzi bose. ku idini ya isilamu niko yemera. ugiye no kureba kwisanisha na kirisito, reka mbaho urugero, nshobora kubaha urugero aho yavuze ko ari we wenyine, niba hari abantu bashobora kwegera kirisito, kwegera Yesu, yaravuze ngo I am the closest to reka ngire gutyaye, ndibwira ko hano
ntacyo tuza kubibonamo. Reka ngerageze. Mm, ibyo navugaga by'uko navugaga yuko ibyo navugaga by'uko yavuze ko ari we wegereye Yesu. Um, murabona hano Muhamadi aho ngo yagiye n'abari mu ijuru, I found myself in Hijre and the Quraysh were asking me about my might journey and night journey, nuko bibeshye. I was asked about the things pertaining to Baitul Maqdis, which I could not preserve in my mind. I was very vexed, so vexed as I had never been before. Then Allah raised it Baitul Maqdis before my eyes. I looked towards it, and I gave them the information about whatever they questioned me. I also saw myself among the group of apostles. I saw, murabona ko hano ibi ngibi ntabwo ari uko ari ibintu byabaye, ahubwo ni uko Muhammad avuga ko byari iki ni nka vision yagize. Aravuga ngo I saw Moses saying a prayer and found him to be nibutsa ko hano abayisilamu bazakubwira yuko iyi night journey yabayeho ngo akajya ntuza i Yerusalemu, mu rusengero rw'i Yerusalemu, ngo cyangwa se umusigiti w'i Yerusalemu. Ariko nabyo ukwiye kwibaza Muhammad ko yabayeho nta musigiti uba i Yerusalemu, kuko imisigiti yubatswe nyuma yo kuza kwa Muhammad. So bavuga bate ko yagiye mu musigiti w'i Yerusalemu kandi nta musigiti wahabaga? Hanyuma I saw Moses saying a prayer and found him to be a well-built man, as if he was a man of the tribe of Shanoah. I saw Jesus, son of Mary, offering a prayer. Of all of men, he had the closest resemblance with Urwa bin Masud murabona ko hano hano murabibona ko uyu yavuze ko Yesu ngo yajya gusa n'uwitwa Urwa bin Masud al Thaqafi. Hanyuma ngo I saw Ibrahim offering prayer. Nanone abona ngo Aburahamu, Ibrahimu asenga, ngo he had the closest resemblance with your companion prophet amongst people. Bivuze ko yiyumvaga ko asa nande, asa na Aburahamu, yahise abona ko asa na Aburahamu. Ariko uzumva abayisilamu bakubwira ko Muhammad ahangaho umuhanuzi wavugaga hano usa na Mose ngo arinde ari Muhammad, which is not true. Kurikije ibyo iyi hadisi ivuga, Muhammad yavuze ko asa nande ngo na Aburahamu. Okay, reka nkomeze ku cyo navugagaho ko na hano murabona ko iyi ni hadith Abu Huraira reported Allah's messenger as saying. Ndagira ngo hejuru murebe ni Sahih Muslim, ni hadith Sahih Muslim twarebagaho, kandi nanone byavuzwe nande na Abu Huraira. Aha yavuze yuko Muhammad yavuze ko asa nande na Aburahamu. Ngira ngo ukurikiye suri aho iri murabona ko I saw Ibrahim, dutambike turigende turebe, offering prayer, he had the closest resemblance with your companion amongst the people. Okay, aha muri iyi hadith murabona ko yavuze ko ngo yasaga nande na Aburahamu. Ariko ni turebamo hano nanone muri Sahih Muslim 23:65b hano ngo Abu Huraira yavuze ko Muhammad yavuze ko asa nande na Yesu Kristo among the whole of mankind, ngo mu isi yose umuntu basa ninde ni Yesu Kristo. Ngibi hano murabibona. And all the prophets are of different mothers but belong to one religion, and no prophet was raised between me and Jesus. Aha,
avuga ko no prophet was raised, ngo ko nta wundi muhanuzi wabaye hagati ye nande wabaye hagati ye na Yesu. Nibwira ko nacyo iki ni ikinyoma, kubera yuko uwakenera kubibona yagenda akajya muri sura ya 36 aya 13 14, ndumva yabireba, akajya mu kureba muri tafsiri, agahita asanga ko hari abandi bahanuzi cyangwa intumwa babayeho. Ntabwo icyo nacyo ni ikinyoma. Hadisi, murabona ko nanone hano iyi ni Sahih al-Buhari iravuga ko nanone Abu Huraira yavuze ko ngo asa na ajya gusa cyane na to the son of Mary, and all the prophets are paternal brothers and there has been no prophet between me and him. Hano murabona ngo ni hagati ya nande na Yesu. Nanone ni Sahih al-Buhari 3442. Iyo n'indi hadisi nayo ibivugaho. Murabona ko ibivuga hano alaza posted ni Abu Huraira nanone ugira gute ubisubiramo, ni hadisi yisubiramo nabwo hano ko hasa nande na Yesu Kristo. Katurore, aha ngira ngo ni hadisi aho yavuga ko ngo ntibakamushimagize cyangwa se ngo bamusenge bamuhe ikuzo nk'uko ngo abakristo babikoze kuri ngo Ayesa bin Mariam, mwene Mariam, ngo kubera yuko he is not no more than the slave of Allah and his messenger. Ariko nk'uko twabibonye ugiye kureba ugashakisha, reka turebe izina rya mu mazina Muhammad we yise ko yitwa Muhammad meaning, reka turebe rivuga iki. Ni izina rivuga the praiseworthy cyangwa praised one. Muhammad ngibi bivuze in Arabic given male name meaning praiseworthy. Ngibi ibi murabibona, ariko ahandi bavuga yuko it means the praised one. Twaribona hehera the fabrication. Okay, aha naho bavuga byuko ngo Parakliti cyangwa se umufasha Yesu yavugaga ko ari Muhammadi muri Bibiliya. Ibyo ndumva mubigize Muhammad mu gihe buraho ngo rivuga desirable, sweet, Muhammad and Muhammad. Okay, ngira ngo tugiye kureba niyo twafata biriya okay, how did to praise, to glorify, baravuga etimology yaryo. Okay, turebe iri ryanditsemo reka mu mazina 99 ya Muhammadi, nk'uko nabivuzeho ubushize, harimo iri zina rivuga ngo Ahmad. Mukabona ko ni highly praised cyangwa se most commendable. Ugahita ubona ko rero Muhammadi we ubwe niwe uri praised, mu gihe hano mubona ko yavuze ko ngo ntibazagire gute, ntibazamushimagize cyangwa se ngo bamusingize nk'uko ngo abakristo basingiza Yesu. Ariko nabwo reka nze kuri iki ngiki yenda mu kiganiro gitaha nzakigarukaho, ariko ndagira ngo utware iki ngiki noneho gitekerezeho. Ni iki gituma ubundi uyu munsi abakristo batasenga Yesu? Ni iki gituma batamushimagiza? Ni iki gituma Kristo tutamuramya? Ni iki gituma niba uri umuyisilamu, ni iki gituma Kristo tutamuramya?
Ah, reka kuri uyu mugoroba nkubwire ko Yesu niwe nzira, niwe kuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa data, ntawe ujya ku mana Kristo atari we umujyanye, kandi Kristo niwe mana we ubwe. Biragoye kubyumva, ariko reka nguhe urugero uze gutekereza. Umuntu ufite imodoka akaba afite perimi, iyo atwaye iyo modoka ye aba arimo abantu batatu. Nubwo reka mbivuge muri ubu buryo, iyo modoka iba irimo abantu batatu bitewe na functions tugiye kureba. Aba ari nyiri imodoka. Ikindi cya kabiri aba ari umushoferi. Icya gatatu akaba umugenzi. Kristo rero nawe ni data wa twese, ni umwana, kandi ni nawe mwuka wera. Niyo mpamvu yavuze muri Yohana mu gice Yohana igice cya, mwihangane gato nyarebe, Yohana igice cya kane, Yohana igice cya kane, ubwo yaganiraga n'umusamariya, ngira ngo ku murongo wa 24 24 ngaha murahabona. Yaravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Niba uri umuyisilamu, ndagira ngo aka kantu kumve. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Imana dusenga twebwe abakristo ni umwuka. He is a spirit. He is the only Holy Spirit. Niwo mwuka wera wonyine ubaho. Habaho imyuka myinshi, ariko umwuka wera n'umwe, ni Imana ubwayo. Hanyuma tugiye muri Korowani tugakora search, turi buze kubona ko tugiye muri Korowani tugakora search. Reka nkore gutya, mwihanganeho gatoya tuze kureba, yenda twandikemo Ayesa, turebe niba hano ibyo nshaka baza kubimpa. Ndabona ntabyo bampaye. Tugende muri sura ya 4 cyangwa iya gatatu. Okay, tuze kureba hano. Baratubwira yuko hano baravuga ngo when the angels said, "O Maryam, verily Allah gives you the glad tidings of the word." Be and he was. Ibi ngibi ni ibyongerwamo, ntabwo biri muri ibi byose mubona hano, ntabwo biri muri Korowani y'Icyarabu. Murabona ko of a word from him. Murabona ko Yesu ni ijambo ryaturutse kuki? Ngo kuri Allah. Nkibwira ko nawe nubitekereza uraza gusanga ari iri zina, ni ijambo ryavuye kuri Allah. Allah niba ari Imana muri rusange, ubwo reka tuvuge ko ari ijambo ryavuye ku Mana. Hanyuma and his name will be the Messiah. Ubitekerezo kubera icyo ubundi hano Imana ubwo yariyo yise Yesu Muhammad, akaba atarigeze yitwa iryo zina. Kuki nta Imana itigeze Imana izina rivuye mu ijuru rizitwa Muhammad? Ibyo reka tubiveho. Reka dukomeze ahandi muri Korowani. Batubwira yuko Isa ngo Yesu, he is the word and his spirit. Murabibona hano barabivuga the Messiah. Iyi Messiah kuri Islamu ntibakubwira igisobanuro cy'iri zina. Yesu ntibakubwira igisobanuro cy'iri zina. Hano bakavuga ngo was no more than a messenger of Allah and his word. Murabona nanone ko bavuga ngo Jesus is the word of Allah. Niba Allah ari Imana, bivuze ko Yesu niwe jambo, nk'uko muri Yohana igice cya mbere batubwira. Hanyuma hano aha ibi bongeramo byo kuvuga ngo bivuze ngo be and he was,
ahangaha n'ubundi bavuga ko n'ibindi byose byaremwe ariko bimeze. Ubu se turi buze kuvuga ko the world, turavuga ko isi cyangwa ijuru nabyo ari ijambo ry'Imana, kuko nabyo Isilamu yigisha ko nabyo ngo aragiye ategeka ngo be and it was. Hanyuma murabona nanone hano ko bavuga ngo Jesus is also the spirit or ruh created by him. Ibi nabyo tuze kubiha. Murabona ko Jesus is the word and the spirit. Yesu ni ijambo akaba ari nawe mwuka. So urabona ko rero hano ntabwo kuba Kristo ari ijambo wahindutse umubiri ntabwo bikuraho ko ari Imana ubwayo. Tunibuke ko nongera nsubiramo nsoza, Sindayigaya yavuze ko Yesu aracyahari ari muzima nyuma y'imyaka irenga 2000. Inshuti yanjye, reka nkwibarize, iyo Muhamadi aza kuba akiriho, buri Muyisilamu wese ntiyanezezwa nuko yakwicara ahantu ari akumva ibyo yigisha? Ntiyakumva akeneye kumva amagambo ava mu kanwa ka Muhamadi niba uri Umuyisilamu ukuri? So niba Yesu akiri muzima, urumva tw'abakristo tudafite impamvu yumvikana yo kuba tumwegera tukagira ibyo tumubaza? Nawe uramukeneye niba umwizera. Kristo niwe mwami, niwe Mana, kandi Imana ntabwo igenwa n'ibitekerezo byawe, ahubwo Imana ni Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ndasaba kugira ngo Imana irusheho kuguhishurira, kandi muri uyu mwanya rwose Imana ikomeze kugira neza, ikomeze kubana nawe, ikomeze kwita ku byawe. Kristo Yesu amanukire gukora mu buzima bwawe, akwiyereke. Naho ubutaha usoza nkubwira ngo ukore subscribe, ukore download, ukande kuri like, ukore share, download, ushobora gupostinga ibiganiro byacu. Imana ikomeze kubaha umugisha, turabakunda. Naho utaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.